Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi w'110 dusoma Bibiliya. Turi mu gitabo cya kabiri cyo ku ngoma cyangwa se ibyo ku ngoma. Tugiye gusoma igice cya 19, igice cya 20 n'igice cya 21. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'igice cya 19 iravuga ngo Yehoshafati ahanwa na Yehu ategeka abacamanza. Bukeye Yehoshafati umwami w'Abayuda atabaruka amahoro, asubira iwe i Yerusalemu. Yehu mwene Hanani bamenya arasohoka ajya kumusanganira, aramubaza ati, hari naho watabaye abanyabyaha ugakunda abanga Uwiteka? Ibyo ni cyo gitumye Uwiteka kurakarira. Icyakora hariho ibyiza bikubonekaho, kuko washukuye ibishushanyo bya Ashera mu gihugu, ukagambirira mu mutima gushaka Imana. Nuko Yehoshafati aguma i Yerusalemu. Bukeye arongera arasohoka arambagira mu bantu be, ahera i Berisheba ageza mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, abagarura ku Uwiteka Imana ya ba sekuruza. Ashyira abacamanza mu gihugu, bakwira imidugudu y'i Buyuda yose igoswe n'inkike, n'imidugudu yose umwe umwe. Abo bacamanza arabategeka ati, muramenye ibyo mugiye gukora, kuko atari abantu mucirira imanza, ahubwo n'Uwiteka, kandi ni we uri kumwe namwe muca imanza. Ariko mujye mwubaha Uwiteka, mwirinde mu byo mukora, kuko Uwiteka Imana yacu nta gukiranirwa cyangwa kwita ku cyubahiro cy'umuntu cyangwa guhongerwa. Kandi i Yerusalemu niho Yehoshafati yashyize bamwe b'Abalewi n'abatambyi n'abatware b'amazu ya ba sekuruza b'Abisiraheli, ngo bajye baca imanza z'iby'Uwiteka, bakiranura abantu mu byo bapfa. Nuko basubira i Yerusalemu. Umwami arabihanangiriza ati, muzajye mugenza mutyo mwubashye Uwiteka, mwiringirwa, mufite umutima utunganye. Kandi bene wanyu batura mu midugudu yabo nibabazanira imanza zose z'ubwicanyi cyangwa z'iby'itegeko cyangwa amategeko cyangwa ibyategetswe cyangwa amateka, mujye mubahugura ngo batagibwaho n'urubanza ku Uwiteka, uburakari bukabageraho no kuri bene wanyu. Mujye mugenza mutyo, ntimuzagibwaho n'urubanza. Kandi dore Amariya umutambyi mukuru niwe uzabatwara mu by'Uwiteka byose, na Zebadiya mwene Ishimayeli umutware w'umuryango wa Yuda niwe uzabatwara mu by'ubwami byose. Kandi Abalewi bazaba abatware muri mwe. Mushire amanga mukore, Uwiteka abane n'ukiranuka. Amen. Igice cya 20. Abayuda baterwa n'Abamowabu, Yehoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Hanyuma y'ibyo Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abamewunimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya hakurya y'inyanja. Kandi dore bageze i Hasasonitamari, ariho Enigedi. Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara, baturuka mu midugudu y'i Buyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Yehoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu, yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya, arasenga ati, Uwiteka Mana ya ba sogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ntawagutanga imbere. Mana yacu, si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisiraheli, ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe icyawe iteka ryose? Maze bakakibamo, kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo, bagasenga bati, nitugerwaho n'ibyago, ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga cyangwa ndetse n'inzara, tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu n'imbere yawe, kuko izina ryawe riri muri iyi nzu, tugutakambire uko tuzaba tubabaye, nawe uzumva utabare. Nuko none dore Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri,
abo wabujije Abisiraheli ko babatera ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bakanyura hirya ntibabarimbure. Dore uko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kuhazungura. Mana yacu, ntiwakwemera kubahana. Nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye, kandi tubuze uko twagira, ariko ni wowe duhanze amaso. Nuko Abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka, bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru. Maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yahaziyeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yeyeli mwene Mataniya w'umulewi wo muri bene Asafu, aho yari ari hagati mu iteraniro. Aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku ni ko Uwiteka avuze. Witinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu, ahubwo ni urw'Uwiteka, ni urw'Imana. Ejo muzamanuke mubatere, dore barazamuka ahaterera h'Igisise, muzabasanga aho ikibaya giherera mu butayu bw'i Yeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebera agakiza Uwiteka azabaha, yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu. Mwitinya kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Maze Yehoshafati yubika amaso hasi, Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka baramuramya. Abalewi bo muri bene Kohati nabo mu bakora bahagurutswa no guhimbaza Uwiteka Imana ya Isiraheli n'ijwi rirenga cyane. Abamowabu babateye baneshwa. Bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo, barasohoka bajya mu butayu bw'i Tekowa. Bagisohoka, Yehoshafati arahagarara aravuga ati, nimunyumve yemwe Bayuda namwe abatuye i Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Nuko amaze kujya inama n'abantu, ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka, bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe, barangaje imbere y'ingabo bavuga bati, nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Batangiye kuririmba no guhimbaza, Uwiteka ashyiraho abo gucira igico Abamoni n'Abamowabu n'abo mu musozi Seyiri bari bateye i Buyuda baraneshwa. Nuko Abamoni n'Abamowabu bahagurukijwe no gutera abaturage bo ku musozi Seyiri ngo babice, babarimbure rwose. Nuko bamaze gutsemba ab'i Seyiri, baherako barahindukana bararimburana. Hanyuma Abayuda bageze ku munara w'abarinzi wo mu butayu, basanga ingabo zose zabaye imirambo irambaraye hasi, ari nta n'umwe wacitse ku icumu. Maze Yehoshafati n'ingabo ze bagiye kubanyaga intumbi, bazisangana iby'ubutunzi bwinshi n'iby'umurimbo by'igiciro cyinshi bicuje ubwabo. Byari byinshi cyane bituma batabasha kubimara. Bamara iminsi 3 bakinyaga iminyago kuko yari myinshi. Ku munsi wa 4 Abayuda bateranira mu kibaya cya Beraka, bahashimira Uwiteka. Nicyo cyatumye aho hantu hahimbwa ikibaya cya Beraka na n'ubu. Abayuda n'ab'i Yerusalemu baherako basubirayo uko banganaga, Yehoshafati abagiye imbere. Basubira i Yerusalemu banezerewe, kuko Uwiteka yabahaye kwishima hejuru y'ababisha babo. Bazi i Yerusalemu bafite neberu n'inanga n'amakondera, bajya ku nzu y'Uwiteka. Igitinyiro cy'Imana kiba ku bami bose bo muri ibyo bihugu, ubwo bumvaga ko Uwiteka yarwanije ababisha b'Abisiraheli. Nuko igihugu cya Yehoshafati kiratuza, kuko Imana ye yamuhaye ihumure impande zose. Yehoshafati yategekaga Abayuda atunganiye Imana. Yehoshafati ategeka i Buyuda. Yatangiye gutegeka amaze imyaka 35 avutse, amara imyaka 25 i Yerusalemu ari ku ngoma. Kandi nyina yitwaga Azuba, umukobwa wa Shiruhi. Yagendanaga ingeso nziza za se Asa, ntateshuke, agakora ibishimwa imbere y'Uwiteka. Icyakora ingoro ntizakuweho, kandi n'abantu bari
bari batarakomeza imitima yabo ku Mana ya ba sekuruza. Ariko indi mirimo ya Yehoshafati, iyabanje n'iyaherutse, yanditswe mu gitabo cy'ibya Yehu mwene Hanani, babishyira mu gitabo cy'abami b'Abisiraheli. Hanyuma y'ibyo, Yehoshafati umwami w'Abayuda yiyunga na Ahaziya umwami w'Abisiraheli wagiraga ingeso mbi cyane, afatanya nawe kubaza inkuge zo ku gitarushishi, bazibariza Esiyonigeberi, maze Eliyezeri mwene Dodavahu w'i Maresha ahanurira Yehoshafati aravuga ati, kuko wiyunze na Ahaziya, Uwiteka atsembye ibyo wabaje. Nuko izo nkuge zirameneka, ntibabasha kujya i Tarushishi. Igice cya 21. Ibya Yoramu, Eliya amuhanurira ibyago. Yehoshafati aratanga, asanga ba sekuruza, ahambwa hamwe na ba sekuruza mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Yoramu yima ingoma ye. Kandi Yoramu yari afite bene se abahungu ba Yehoshafati, ari bo Azariya na Yehiyeli na Zekariya na Azariya na Mikayeli na Shefatiya. Abo bose bari abahungu ba Yehoshafati umwami w'Isiraheli. Se abaraga ibiragwa bikomeye by'ifeza n'izahabu n'ibintu by'igiciro cyinshi n'imidugudu y'i Buyuda igoswe n'inkike. Ariko ubwami abuha Yoramu kuko ari we mfura ye. Nuko Yoramu arahaguruka ategeka ubwami bwa se, amaze gukomera aherako yicisha bene se bose inkota, hamwe n'ibikomangoma bindi byo mu Bisiraheli. Kandi Yoramu yatangiye gutegeka amaze imyaka 32 avutse, amara imyaka 8 i Yerusalemu ari ku ngoma. Agendana ingeso z'abami b'Abisiraheli nk'uko ab'inzu ya Ahabu bazigendanaga, kuko yashyingiwe umukobwa wa Ahabu agakora ibyangwa n'Uwiteka. Ariko Uwiteka ntiyashaka kurimbura inzu ya Dawidi kubw'isezerano yasezeranye na Dawidi ko azamuhana itabaza n'abahungu be iteka ryose. Maze ku ngoma ye Abedomu baragoma, biyegura ku bwami bw'Abayuda, biyimikira uwabo mwami. Bukeye Yoramu yambukana n'abatware be n'amagare ye yose, ahaguruka nijoro atwaza Abedomu bari bamugose ari kumwe n'abatware b'amagare. Uko niko Abedomu bagomeye Abayuda kugeza ubu. Icyo gihe ab'i Libuna nabo baramugomera, kuko yaretse Uwiteka Imana ya ba sekuruza. Kandi Yoramu yubaka ingoro ku misozi y'i Buyuda, yoshya abaturage b'i Yerusalemu ubusambanyi, ayobya Abayuda. Bukeye urwandiko rumugeraho ruvuye kuri Eliya w'umuhanuzi, ruvuga ngo, uku niko Uwiteka Imana ya sokuruza Dawidi ivuze, ngo kuko utagendanye ingeso nziza za so Yehoshafati n'iza Asa umwami w'Abayuda, ahubwo ukagendana ingeso z'abami b'Abisiraheli, ugasambanisha Abayuda n'abaturage b'i Yerusalemu nk'uko ab'inzu ya Ahabu bagenjeje, kandi ukaba warishe abo muva inda imwe mu nda ya so bakurushaga kuba beza, none Uwiteka azateza ibyago bikomeye abantu bawe n'abana bawe n'abagore bawe n'ibintu byawe byose. Kandi nawe uzarwara indwara ikomeye mu mara, izatuma uzana amagara, kuko uzahora uyirwaye. Maze Uwiteka ahagurukiriza imitima y'Abafilisitiya n'Abarabu baringaniye n'Abanyetiyopiya kwanga Yoramu. Batera i Buyuda barahasandara, banyaga ibintu byose basanze mu nzu y'umwami n'abahungu be n'abagore be, ntiyasigarana n'umwana w'umuhungu n'umwe, keretse Ahaziya w'umuhererezi mu bana be. Hanyuma y'ibyo byose Uwiteka amuteza indwara itavurwa yo mu mara. Nuko hashira iminsi, yari amaze imyaka 2 arwaye indwara ye imuzanisha amagara, atangishijwe n'indwara mbi zikomeye. Ariko abantu be ntibamwosereza imibavu nk'uko boserezaga ba sekuruza be. Yoramu uwo yatangiye gutegeka amaze imyaka 32 avutse, amara imyaka 8 i Yerusalemu ari ku ngoma. Aratanga, agenda nta wamwifuzaga. Bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi, ariko atari mu bituro by'abami. Imana yo mu ijuru itugirire neza,
Dushoje ibice 21, tuzakomeza ejo dusoma mu bice bikurikiye. Mugire umunsi mwiza kandi Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.